umunezero. Wenda uyu munsi wa none uragaragara nk'umutoya nk'uko bitubwira, cyangwa se uragaragara nk'uworoheje, ariko ntabwo ari ryo herezo ryawe. Hari amaherezo yawe, hari ibyiringiro by'amaherezo yawe. Nasomye ijambo rirambwira ngo ku rugamba agiye muri bene se, asanze ngo Goliya atabaye ikibazo gikomeye, amaze iminsi 40 agenda yitotomba kandi afite inkota n'ingabo, yica uwashatse mu Bayisiraheli. Dawidi yitegereje Goliyati, amubonamo nk'imwe muri za nyamaswa yishe, abona ko Goliyati adakwiye gusuzugura izina ry'Uwiteka yabanye nayo, izy'Imana mutabaye mu mubabaro. Haleluya. Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye, mfashaka kano kanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri iyo ndimo kuvuga ijambo ry'Imana ni ikintu kinezeza, kuko mba numva ndimo gukora ibyo naremewe, mba ndi mu mwanya ukwiriye, mba ndi mu gihe gikwiriye. Rero ndifuza kugira ngo muri uyu mwanya tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima. Reka dusenge kugira ngo Imana idufashe. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza, Imana y'urukundo kandi Imana ikiranuka muri byose, uyu mwanya ndawukweretse kugira ngo umwuka wawe wera anzeho cyane, kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryawe rigenda rikagera ku mitima y'ubwoko bwawe, maze ribashe kuyobora umuntu wese ndetse no kuruhura urushye kubw'izina ryawe ryera. Ntaba ari ngewe kuko njye ntacyo nshoboye, ahubwo ari wowe, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni mu izina ryawe Yesu mbisabye nizeye, amen. Rero nshuti zanjye, reka tuganire ijambo ry'Imana. N'ubundi turi ku muyoboro wa Gospel Harvest Network, aho tuganira ijambo ry'Imana riruhura umutima, kandi ijambo ry'Imana rituyobora kugira ngo tubashe kugera ku mugambi w'Imana, icyo Imana itugambiriyeho kibashe gusohora. Rero ndumva natangirana agatekerezo cyangwa inkuru imwe igendanye n'icyigisho nifuza kwigisha uyu munsi wa none. Ndatangirana n'inkuru imwe, ariko icyigisho nashaka kugira ngo tuganireho ni icyigisho kigamije kuvuga ngo gutegurwa n'Imana. Gutegurwa n'Imana. Kuko nta kintu na kimwe Imana ishobora kugukoresha itabanje kugutegura, kwinjije mu mugambi wayo ndetse nawe usobanukirwe. Reka dutangire n'inkuru imwe, ni igitekerezo ngo hari umugabo umwe, uwo mugabo yari afite inyoni akunda cyane. Nuko yifuzaga kugira ngo iyo nyoni ye ibashe kugera ku rwego bwo kugira ngo ijye imunezeza, babashe kugira ururimi rumwe, ibashe gusobanukirwa imico yose ya nyirayo. Nuko iyo nyoni nyirayo hari indirimbo nziza yifuzaga kugira ngo ayigishe, yari azi, kugira ngo ijye ihora imuririmbira ndetse bajye bayiririmbana ari kumwe nayo, kuko iyo yabaga ari kumwe n'inyoni ye yaranezerwaga. Nuko uwo mugabo rero ngo akaza akegera iyo nyoni. Inyoni yari ifite igiti ikunda kuba irimo, yakundaga urwo rugo rwo kwa shebuja. Nuko shebuja ngo akaza mu gitondo abyutse, akaza kujya mu cyanya, navuga hari nko mu busitani bwe, akajya kureba ya nyoni ye. Yahagera ngo akayigisha indirimbo. Hari indirimbo shebuja yakundaga, yatangira kwigisha ya nyoni indirimbo, akayigisha, bakaririmbana igitero cya mbere, bakaririmbana igitero cya kabiri, icya gatatu. Inyoni ikabatangiye kubimenya rwose. Nyiri inyoni yarangiza agataha, akavuga ati buriya rero ndaza kugaruka ku mugoroba nze kureba ko inyoni yanjye uko yaririmbye rwose yabishoboye, yabimenye neza. Nuko akagenda, inyoni irimo kuririmba, nawe yishimye. Noneho yamara kugenda, ya nyoni hakaza izindi nyoni, ibishwi bikaza, hakaza inyombya, hakaza inyoni nk'uko muzi amoko y'inyoni zitandukanye. Ngo zatangira kuvuga, ya nyoni nayo igatangira kugenda yigana amajwi y'izo nyoni zitandukanye, igishwi cyavuga, inyamanza, ibikona n'ibindi byose bitandukanye. Nyiri inyoni akagaruka ku mugoroba kugira ngo aze kwireba, kuko yakundaga inyoni ye
cyari kimwe mu bintu bimunejeje kurusha ikintu icyo ari cyo cyose, yumvaga ari we munezero cyangwa ibyishimo bye. Ngira ngo hari abantu bamwe bazi akanyoni kitwa gasuku. Gasuku ni akanyoni keza gashobora gutora umuco w'abantu, kakavuga, kakagira ndetse kakamenya ibintu byinshi. Rero reka twitegereze nko mu ishusho nk'iya gasuku imeze, kandi ni akanyoni k'igikundiro umuntu wese ushobora kunezererwa. Ariko iyo nyoni wenda ahari yari gasuku, nuko ngo akagaruka nimugoroba, akagaruka yamara kuza kugira ngo yongere kwigisha ya nyoni ibitero yari yagezeho, akayitangira cya gitero cya mbere, akayibwira ati ngaho wa nyoni yanjye we ririmba. Yajya kuririmba inyoni ikibagirwa n'igitero na kimwe, yajya kuvuga, igiye kuvuga ikavuga amajwi y'ibijwangajwanga, ikavuga amajwi y'inyombya, ibikona n'ibindi. Nyirinyoni akababara, akavuga ati noneho ngiye kuyigisha, ndemera niyigisha igitero kimwe gusa. Nuko akayigisha igitero kimwe gusa, yarangiza akabwira ngo ngaho ririmba. Inyoni igatangira kuririmba, indirimbo ikaba nziza rwose. Ariko yamara kugenda akavuga ati noneho ndaza kugaruka ku mugoroba, yagaruka agasanga na cya gitero yakibagiwe yahoze iririmba. Noneho yabikoze inshuro nyinshi. Igihe kigeze aravuga ngo nzabigenza gute ko inyoni yanjye nyikunda, nifuza ko imenya ururimi rwanjye, nifuza ko imenya iyi ndirimbo ikagirimba ndetse tukayiririmbana. Kuko yaririmbaga, yacurangaga gitari, yarangiza kugira ngo injyana acuranga ize kujyana n'amajwi y'ibyo baririmbaga n'inyoni ye. Arangije ngo arababara cyane, aravuga ati inyoni yanjye nzayikorera iki? Ese niki gituma inyoni yanjye yibagirwa? Ko mpava yamenya ibitero byose, nkayibwira igasubiramo ikaririmba, ariko nagaruka nkasanga yabyibagiwe, ifite ikibazo cy'inyoni yanjye. Ngo nuko nyiri inyoni yigira inama, aravuga ati inyoni ikigaragara nuko iyi nyoni iyo ngiye isigarana n'izindi nyoni zitandukanye kandi z'amoko atandukanye, zikaririmba indirimbo zitandukanye, igafata ibitero bitandukanye, ikavangavanga amajwi ndetse ikavangavanga n'umujya w'indirimbo zitandukanye. Niyo mpamvu byanze kugira ngo inyoni yanjye imenye indirimbo yanjye. Nuko aravuga ati gifite icyo ngiye gukorera inyoni yanjye. Ngo arayifata ya nyoni, ayikura aho yagiza mu giti, noneho arayifata, aragenda ayikura, ayiyubakira akazu ka yonyine, ahantu ha yonyine, aho azaza ayisanga bakaririmbana, bakigana igitero. Ngo nuko uwo munsi yayishyize mu kazu ka yonyine, ahita aza kubona za nyoni ntahita ari buhurire nazo. Ngo arangije ayigisha ibitero by'indirimbo, ya nyoni iraririmba, irahanika mu majwi meza, nawe aracuranga. Arangije ngo aragenda, ku mugoroba aragaruka. Agarutse ku mugoroba asanga ya nyoni irimo irarepeta y'ubwayo, iririmba bya bitero by'indirimbo. Arangije aravuga ati, aranezerwa, aravuga ati iyi nyoni yanjye biragaragara ko indirimbo izayimenya. Arongera yongeraho ibindi bitero. Uko yagendaga ku mugoroba, mu gitondo akagaruka nimugoroba, inyoni igasigara yonyine, nta bindi bintu birangaza, ntiyumve amajwi, ikabura icyo ikora, ubuzima bwo kuba yonyine bukayibowa, ikabona icyo ifite gusa no gukomeza kuririmba ya ndirimbo ya shebuja. Itangira kuyiririmba, noneho ya nyoni birangira irimo gukunda ya ndirimbo, kuko byari nk'umunezero wayo kumva byibuze ifite akanya ko gukomeza kuririmba iyo ndirimbo nziza. Ngo nyirayo rero yagaruka agasanga ya nyoni yahanitse, yaririmbye, bagacurangana, barishimana, baranezerwana, yumva aranezerewe, ageze ku ntego y'icyo yashakaga. Ariko inyoni umunsi wa mbere yayisigaga byabanje kuyigora. Irategereza ibiri igikona cyiza, irategereza ibiri nyangiza, irategereza ibiri bishwi biza, iba yonyine. Irongera irategereza, ubwo yayigishaga, nyuma noneho ibonye nta yindi nzira, itangira kujya yumva ijwi riza mu mutwe yayo, ari ijwi rya shebuja, ari ijwi rya ya ndirimbo baririmba, aricyo cyonyine igomba gutindaho ivuga. Imana ishimwe. Iyi nkuru iradushyira iki? Iradushyira gutegurwa n'Imana. Imana hari igihe turekera mu buzima bwacu bwa buri munsi, yamara kuturekera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima koko tukaba twisanzuye, duhura n'inshuti, duhura n'abavandimwe, dukora ibintu dushatse byose bigendanye n'amarangamutima yacu. Nubwo twaba twaramenye ijambo ry'Imana, nubwo twaba twaraganiriye n'Imana, nubwo twaba twaravuganye n'Imana, ariko kubera iby'iyi si duhura nabyo, bikaza kurangira bidutwaye ya mbuto y'agakiza yinjiye muri twebwe, no kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kuko sosiyete duhura nazo, ahantu tuba, aho tugenda, ibyo byose bijya bibaho umugambi wo kudutandukanya n'Imana, bikadushyira kure y'Imana. Rero Imana igereranywa n'uyu mugabo wari ufite iyo nyoni ye nziza, yigishaga ibitero by'indirimbo, yagaruka ikabyibagirwa,
kubera yuko iyi nyoni yasigaraga n'izindi nyoni zitandukanye, igafata injyana y'amajwi yayo, injyana y'ibishwi, injyana y'ibikona n'izindi nyoni zitandukanye. Ariko igihe yari amaze kwifungira mu kazu ka yonyine, igihe itabonaga izo nshuti zayo cyangwa n'ibindi byayinezezaga, byayibereye nk'umubabaro mu buzima bwayo, ariko bibera umusemburo wo gutangira kwiga ijwi rya shebuja. Ubwo shebuja yagarukaga yajyaga asanga inyoni yamaze kumenya indirimbo yayo. Uko niko Imana ijya idufata rimwe na rimwe mu gihe cyo gutegurwa n'Imana. Time of preparation, igihe cyo gutegurwa cyose rimwe na rimwe kiravuna, ariko kibyara umusaruro. Imana ishimwe. Imana hari igihe yemera ko ubuzima bwawe rimwe na rimwe ibutandukanya n'ibyo umenyereye, n'ibyo usanzwemo, ariko atari ukukwanga, ahubwo ari ukugira ngo igutegure ubashe kujya mu gihe cyo kubasha kumva umugambi wayo, cyo kumenya icyo waremeye, cyo kumenya umugambi Imana igufite. Imana ishimwe cyane. Nari ndimo kuvuga gutegurwa n'Imana. Reka twumve amagambo atujyane kumva icyo Imana ibishaka, umugambi w'Imana ifite ku buzima bwacu. Turarebera muri Yesaya 60 umurongo wa 20. Haravuga ngo izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima ukundi. Uwiteka ari we uzakubera umucyo, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. 21. Kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami nitereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Aya magambo aratugaragariza umugambi Imana ifite iyo imaze gutegura umwana w'umuntu. Iragaragaza ko hari igihe umuntu agira umubabaro, ariko igategura n'igihe cy'umunezero cyangwa ibyishimo. Iyo tugeze hano muri Yesaya 60 ugeze ku murongo wa 22, haravuga ngo umuto azagwira abemo ibihumbi, woroheje azaba ishyanga rikomeye. Njyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Imana ishimwe. Imana ikorera mu gihe yateguye, kandi icyo gihe yateguye, iyo yateguye icyo gihe nacyo gihe nayo iteguriramo umwana w'umuntu kugira ngo yinjire mu njyana n'umujya wayo. Rero gutegurwa biratuvuna twebwe abana b'abantu. Iteka igice cyose training, imyitozo iravuna, iraremera, irababaza, ariko iyi myitozo irangiye umuntu aba amaze kugira ubunararibonye cyangwa se ubushobozi, kandi ya myitozo yakoze ikamuhesha imbaraga zo kwinjira mu ntsinzi ye. Rero Imana y'ubwayo ihora itegura uburyo bwo gutegura umwana w'umuntu kugira ngo agere ku rwego rwo gusoza imigambi yayo. Yesu yateguwe imyaka 30 mbere y'uko atangira gukora umurimo w'ivugabutumwa ryo kugira ngo abantu babashe kumenya Imana banayisobanukirwe. Iyo myaka 30 yarimo gutegurwa kugira ngo agaragaze ishusho y'Imana. Ariko mbibutse ngo Yesu yari Imana, ariko Imana yemeye ko ategurwa aca ndetse no mu buzima buremereye bw'umubabaro. Yesu mbibutse ngo yavukiye mu rugo rwo kwa Mariya na Yosefu. Yosefu yari umubaji. Ntabwo bwari ubuzima bunejeje, ndetse n'ivuka rye riratugaragariza Yesu ko yavukiye mu kiraro, mu muvure w'inka, ahantu hadasobanutse. Ariko Imana yari ifite umugambi mugari, ibyo byose bifatanyiriza hamwe kuzagaragaza icyubahiro cy'Imana n'ubwiza bw'Imana. Ndetse Yesu wagaragaraga nk'isuzugurwa igihe gikwiriye kugira ngo azagaragare nk'udasanzwe. Uyu munsi birashoboka ko urimo gutegurwa n'Imana, ahari ukabigereranya nkaho watawe cyangwa wasizwe, kuko iyo ubonye rimwe na rimwe usigaye wenyine, tugereranye nka ya nyoni na nyirayo. Inyoni igihe nyirayo yabonye ko itarimo gufata indirimbo yigisha, igihe yabonye ko itarimo gufata imico yayo ya nyirayo, kandi yifuzaga ko inyoni iba mu gituza cye, iririmba, acuranga, ikaririmba, akanezerwa, kuko umunezero wa nyir'inyoni wari uturuka ku nyoni ye. Umunezero w'Imana uturuka kuri twebwe abana b'abantu, twebwe yaremeye. Rero ntabwo Imana yishimiye kugira ngo ibane n'abamarayika gusa mu ijuru, ntiyishimiye kugira ngo irebe icyoroshye ko gikomeye mu ijuru, yishimiye kugira ngo ahubwo uwo munezero uzawusangire n'umwana w'umuntu. Kandi ntabwo yishimiye kugira ngo uzawusangire n'umwana w'umuntu gusa mu gihe cyo kuzaba tujyanywe mu gihugu cyo mu ijuru, ahubwo turi no mu isi. Imana yifuza kugira ngo igirane natwe umunezero, ariko mu gihe dushatse gusobanukirwa imigambi yayo. Rero iyo tutabyumvise neza, niko kwa kundi nyir'inyoni yateruye inyoni akayikura aho yazaga kwigisha indirimbo
igasigara, yayisiga yagaruka agira ngo iracyafite ya ndirimbo yayigishe n'ibitero by'indirimbo yabimenye, agasanga inyoni irimo iraririmba andi majwi kuko yasigaranye n'ibishwi, yasigaranye n'ibikona, yasigaranye n'inyombya n'ibindi bintu bitandukanye. Nuko Imana idutoranyije, iyo itadukuye muri rusange ngo idushyire ahantu idutoza imigambi yayo, birangira tutarabasha kumenya neza umugambi Imana ifite ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Hano ariko Imana iradusezerana ngo icyo gihe ngo izuba ryawe ntirizazima. Ntiryari, ni igihe wamaze gutegurwa, kandi ngo icyo gihe ngo izuba ryawe rizahora ryaka, kandi iravuga ngo icyo gihe umubabaro wawe uzaba ushije, nk'uko Bibiliya irimo kubitubwira muri Yesaya 60, muri Yesaya 60 uhereye ku murongo 20, haravuga hagaragaza imigambi myiza Imana izayifite. Iravuga ngo kandi ngo umuto muri mwebwe azabyara, azororoka, avemo ibihumbi. Iyo umuntu amaze gutegurwa n'Imana, ntabwo ategurirwa n'Imana gukora ibyoroheje, ahubwo ategurirwa n'Imana gukora ibihambaye bihesha izina ry'Imana icyubahiro, ndetse nawe bikamuhesha agaciro. Rero reka mbare ngahari uyu munsi mwene data, ushobora kuba nawe uri muri ako akazu k'uburwayi, ahantu umuntu wese atumva ubusonga wawe, kandi wakwitegereza ukabona abaganga bo mw'isi batazakuvura, ariko aho ngaho hariho ijwi ry'Imana rigusanga ukaganira n'umuremyi wawe kugira ngo ubashe kumenya umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Aho ngaho niho ubasha kubona ko iby'ibyaha wenda widagaduraga wiziringagamo aribyo bita umunezero, n'ubuzima bw'isuna bumeze nk'ubuzahoraho, ubona ko iminsi yo mw'isi umuntu ayituramo ibihe bitoya, ukaba hari umaze kubura umutima wawe n'ibitekerezo yawe bishyize ku muremyi wawe. Ndagira ngo utangarize ngo byanga bikunda, nyuma y'iryo shuri urimo, nyuma y'ako kazi urimo, aho hantu wumva ijwi ry'Imana gusa, aho hantu ukeneye amasengesho, ahantu ukeneye ibyiringiro bituruka ku Mana, bizarangiza iryo shuri ryawe, ariko uzaba ugeze ku rwego rwo kuba uri umuntu ugendera mu migambi y'Imana. Ibyo ngibyo bimeze nk'ibigushaririye uyu munsi, ahari n'ideni, ahari benshi barakuvuze, ahari baragutaye, reka tubabare nka za nyombya, tubabare nka bya bishwi, tubabare nka bya bindi bitandukanye byakururaga ya nyoni kugira ngo utumve ijwi rya nyirayo, cyangwa abo bantu tugereranya nabo bari kumwe nabo, wenda bababaje umutima kuko ubona bagusize, ariko ni umugambi w'Imana. Bibiliya imbwira ngo iyo Imana ifunguye nta mwana w'umuntu wabasha gufunga, kandi niyo ifunze nta mwana w'umuntu wabasha gufungura. Aho uri rero ntabwo watawe, ahubwo urimo urategurwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko umaze igihe kirekire cyane uri mu nzitane y'ubugumba, urabona imyaka irimo iriyongera, ariko uko yiyongera niko usenga, kandi uko usenga wenda urabona utarasubizwa, ariko Imana iragira ngo umenye neza niba beyond fa, ibirenze urubyaro, ko ifite na kado zirenze urubyaro, ari kado z'ubugingo bw'iteka ryose, ifite na kado zirenze urubyaro, ahubwo ishaka kuguha n'amahoro arambye y'iteka ryose. Erega ntabwo hahozwe utararize, uwarize ni uhozwa. Nasomye ijambo rimbwira ngo Imana yemeye ko Abisirayeli baba mu butayu imyaka 40 kugira ngo ibatoze kwitoza kubaha amategeko yayo. Iyo usomye mu gitabo cyo Gutegeka 2 uhereye nko ku murongo wa 8 umanutse hasi, iravuga ngo iyi myaka yose uko ari 40 n'abagabo mwari ibyo kurya by'agahimano n'amazi, mwari ibyo kurya by'agahato n'amazi y'agahimano, kugira ngo mbatoze kubaha Uwiteka, mbatoze kugira ngo ndebe ko mwumvira amategeko yanjye. Imana ishimwe cyane. Imana ijya yemera kuducisha ahantu mu butayu, tugaca mu butayu bukomeye, kugira ngo aho hantu tubashe kuba dukominikana n'ijuru ryonyine. Kuko iyo turi mu kigare twifuza ibintu bitandukanye, iyo tubonye ufite indege twumva twayigura, ufite imodoka twumva twayigira, uwarongoye twumva twashyingirwa uwo munsi, uwabyaye twumva natwe ubwo byatubaho. Ibyo rero ni isi iri inyuma hari umugambi Imana. Ntabwo waremewe kuba buri kimwe cyose, ufite inzira yawe nyayimwe Imana yakuremeye kandi ugomba kunyuramo. Rero aho uri aho ngaho urimo urategurirwa ibihambaye, umunsi umwe iri jambo rizagusoraho. Ubwo uko iri jambo ritubwira ngo icyo gihe umubabaro wawe uzaba usije, izuba ryawe ntirizazima, icyo gihe Imana izakora ibirenze. Reka nibutse ijambo riri muri Yesaya 54 umurongo wa 17, haravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izajya ikigutwara. Reka nkubwire mwene data, umuntu wateguwe n'Imana, umuntu w'umugambi w'Imana ni igihangange ntasanzwe, kuko Imana yamaze gutegura ibikoresho bitandukanye bibasha guprovidinga ubuzima bwe kugira ngo agere ku maximizinga destiny
destiny ye mu gihe Imana yagambiriye azagere kuri izo ntego z'icyo Imana yashatse. Aravuga ngo nta ntwaro n'imwe bacuje kukurwanya izagira ikigutwara. Ndagira ngo nkubwire ngo nta mutambyi wigeze wo mu mateka ya Isiraheli wigeze ugera ku rwego rwa Samweli. Samweli yabaye umutambyi wimika abami n'abatambyi, niwe muntu wimitse Dawidi. Samweli ukomoka kwa Hana wateguwe n'Imana, Hana wamenye umugambi Imana ifite, kuko iyo duteguwe n'Imana tumenya umugambi Imana ifite. Rero mwene data, uko gutegurwa urimo gutegurwa nubwo bishaririye, nubwo ubona hari uri wenyine, ariko bizabyara umusaruro ukomeye, kuko Imana yifuza kugira ngo ibashe kumenyana nawe byimbitse muri uwo mubabaro wawe, kandi umubabaro wawe uzahinduka ibitwenge, uzahinduka umunezero. Wenda uyu munsi none uragaragara nk'umutoya nk'uko birutubwira, cyangwa se uragaragara nk'uworoheje, ariko ntabwo ari ryo herezo ryawe. Hari amaherezo yawe, hari ibyiringiro by'amaherezo yawe. Nasomye ijambo rirambwira ngo nimuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo ariko umunyabyaha we agushize ishyano. Hana mu mubabaro we, mu gutegurwa n'Imana, mukeba wamutuka, amucira mu maso, amucunaguza, watabyara, abona ari ingumba, ariko Imana ifite umugambi mugari wo gutegura umutima wa Hana kugira ngo agirane communication ihagije n'Imana, abashe kugira n'amaso mu mwuka amwereka ko muri stoke z'Imana harimo abana b'abahungu n'abakobwa, kugira ngo acagure n'uwo ashaka agere ku ntego z'amarangamutima we, uko yaramaze kumenyana n'Imana n'urukundo rw'Imana. Reka nkwibutse undi muntu ukomeye wateguwe n'Imana mu mubabaro ahantu hagoye, Dawidi abyarwa na Yesaya afite abahungu bageze muri 7. Dawidi wari umuherezi, yarari mu ishyamba aragiye intama. Dawidi aho mu ishyamba niwe yamenyanye n'Imana, kubera ko aho mu ishyamba nta rusaku yari afite rwinshi musakuriza mu ishyamba, ariko abashyitsi yari afite bakomeye, amadubu, intare, ibintu biteye ubwoba. Ariko Imana yarabyitegereza ikabona bizamusembura ukomeye wo kuzashira amanga, agahinduka umwami ukomeye wa Isiraheli. Igihe Isiraheli yatewe n'ikibazo gikomeye, Abafilisitiya basuzugura ubwoko bw'Imana, kubera ko barafite ingabo yitwa Goliyati yari ihagarariye Abafilisitiya, bavuga ngo nta muntu muri Isiraheli wabona wabanesha, bashaka gusuzugura Imana ya Isiraheli. Imana hari umuntu yari yariteguriye, wa wundi wasugwaga n'amadubu n'intare, wa wundi wabaga mu mubabaro, n'Imana yari yarateguye kuzaza kurangiza icyo kibazo, ariwe Dawidi. Aho urimo kunyura, nari ndimo kuvuga ngo gutegurwa n'Imana ni ibintu by'ingenzi. Nari ndimo kuvuga uburyo Hana yabyaye Samweli, kuko yari yamaze kumenya neza mu mubabaro we yatindanye n'Imana asenga, nubwo umubyeyi we yamubyaranye imbyaro 7. Imbyaro 7 zose ntabwo ari ikintu cyoroshye, kandi ariko asuzugura Hana, amutera ibikwasi, amubabaza. Ariko Imana yitegerezaga nubwo Hana arimo kurya ibishaririye, ku munsi umwe uwo mubabaro uzahinduka ibitwenge. Hana mu gutindana n'Imana akomeza ku gishiro kujya gutamba ibitambo, ashima Imana, asenga, yaribwiye ati mu bigega by'Imana, yagize amaso y'umwuka amwereka ko mu bigega by'Imana harimo abakobwa, harimo abahungu. Asaba adahusha, aravuga ngo n'umwana w'umuhungu azaba mu nzu yawe, nkuko twabivuze. Ariko amateka agaragaza uburyo Samweli yavuyemo umwami ukomeye, yavuyemo umutambyi ukomeye muri Isiraheli, yimika abami n'abatambyi nkuko yimitse Dawidi. Rero umuntu wateguwe n'Imana ni ikintu kidasanzwe. Amateka avuga yuko mu bami b'Isiraheli babayeho, mu batambyi b'Isiraheli babayeho, ntawigeze umera nka Samweli, kubera yuko Samweli yavuye ahantu hateguwe n'Imana, yari mu mugambi ukomeye w'Imana. Rero iyo umuntu ateguwe n'Imana, ibyari imibabaro mu gihe cy'itangiriro, mu iherezo birangira ari umunezero. Uyu munsi none aho uri muri ako kazu ka wene, aho uri aho muri ubwo buzima bukugoye, aho ubona nta nshuti ugifite, aho ngaho Imana iragira ngo mugirane ubusabane. Erega Imana yifuza kugira ngo tube inshuti zayo, nubwo ari Imana yacu, kuko yaravuze ngo nzababera Imana namwe mumbere ubwoko. Ntishobora kukubera Imana mutaramenyana. Tumenyanira n'Imana hehe rero? Hahandi mu mubabaro, hahandi turi twenyine, niho tumenya injyana y'Imana n'umugambi w'Imana. Dawidi nawe ni umwe mu bateguwe n'Imana. Yabaye igihe kinini mu ishyamba, inshuti yagiraga mu ishyamba ni intama yararagiye. Ntabwo birigaragaza Dawidi afite inshuti mu ishyamba, ibindi bintu bitandukanye. Igaragaza abashyitsi basuraga Dawidi mu ishyamba, yari idubu, yari intare, ibiteye ubwoba. Iyo yabonaga nta wundi buhungiro, yahamagaraga iyo mu ijuru, yacurangaga inanga, akominikana n'umuremyi we, amenyana n'Imana mu buryo bukomeye, ashira amanga, ashira ubwoba, yinjira muri rya jambo rivuga ngo nta ntwaro n'imwe baciye kukurwanya
kigutwara. Dawidi yajyaga asatira intare akayitanyaguza ngo itarya umwana w'intama, ariko agendeye ngo mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Yajyaga atanyaguza idubu kugira ngo itarya umwana w'intama, agendeye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ikamwitegereza ngo nzamugira umwami ukomeye wa Isiraheli. Imana ikamwitegereza ngo uyu nguyu azahangana n'ibikomeye, kuko yamaze kumenya ko njye ugendana nawe, njye ubana nawe, ndi ukomeye kurusha ibikomeye. Nicyo cyatumye Dawidi igihe umunsi umwe, igihe Goliyati yari yateye ashaka kugira ngo asuzugure izina ry'Uwiteka, Abafilisitiya bavuze ngo dushyizeho ingabo yacu yitwa Goliyati, nimubona uzanesha Goliyati tuzaba abagaragu banyu, ariko nimubura uzanesha Goliyati twe tuzaba turi abatware banyu, n'Imana yanyu tuzayisuzugura. Imana yari ifite umunezero kuko yari ifite inshuti yayo yateguye, batindanye mu mubabaro. Yajyaga itabara intare zimuteye, yajyaga itabara idubu zimuteye. Aho ngaho muri icyo kibazo kimeze nk'idubu, wenda ni kanseri, wenda ni indwara ikomeye kugira ko itazakira, wenda si uyu munsi wa none uritegereza ukabona ubuzima urimo nta kindi cyabugutabaramo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyabanye Dawidi mu ishyamba ari wenyine ikamukiza amadubu n'intare, izagukiza ayo madubu aryana ari imbere yawe, kandi nyuma y'amadubu uzabona ingororano ikomeye. Nicyo cyatumye Dawidi igihe yari yaramaze gutegurwa n'Imana, yiteguye wijyanye kugira ngo abe igisubizo cya Isiraheli. Imana ishimwe ngo igihe Dawidi yajyaga ku rugamba agiye muri bene se, asanze ngo Goliyati yabaye ikibazo gikomeye, amaze iminsi 40 agenda yitotomba kandi afite inkota n'ingabo yica uwashatse mu Bayisiraheli. Dawidi yitegereje Goliyati amubonamo nk'imwe muri za nyamaswa yishe, abona ko Goliyati adakwiye gusuzugura izina ry'Uwiteka yabanye nayo, izy'Imana yamutabaye mu mubabaro. Haleluya! Yari afite ubuhamya bukomeye bw'uko Imana itabara no mu bikomeye. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye Dawidi ahanga muri gihangange cyitwa Goliyati. Nicyo cyatumye Dawidi mu mateka agaragara nk'umwami ukomeye wabayeho, kuko yari yateguwe n'Imana. Mwene data, Imana irimo iragutegura ikintu gitangaje. Ntabwo Dawidi yasigaye ari wenyine, ahubwo yavuyemo ishyanga rikomeye rya Isirayeli rikomeye. Nta nubwo yavuyemo ishyanga rikomeye rya Isirayeli, ahubwo yahindutse umuntu w'amateka wa generasiyo y'ibihe n'ibizaza, ndetse kugeza ku iherezo ry'isi. Wa mubabaro wowe Imana yawubyaje ibitwenge n'umunezero. Imana irashaka kugira ngo mwene data muri uwo mubabaro wone urimo mugirane communication, muganire n'Imana. Aho ubona hatari inzira, hari inzira imbere y'Imana. N'inyanja yaratandukanye, ubwoko bw'Imana burambuka. Nimba uri mu mugambi w'Imana, nimba uza kwisunga Kristo, ndagira ngo utangarize ngo intsinzi uzarangiza ifite. Whatever problems you have, ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose, Imana nicyo gisubizo, kandi Yesu arakurarikira kugira ngo aze umwishutiye, muganire, umenye injyana y'indirimbo ye. Injyana y'indirimbo ye arambutsa abera bajyana mu gihugu cyo mu ijuru, abakura muri iyi si y'umwijima, arambutsa abera bakura mu mibabaro. Yaravuze n'ijambo rye avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngerega umutwaro mbikoreza ntabwo uremereye. Ata rero reka navuga ngo none ahangaha Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Emera gutegurwa nk'uko aba bose bagiye bategurwa bakaza kuvamo umusemburo ukomeye, kandi bakaba n'uw'agaciro kubera ko bemeye kugendana n'umuremyi wabo. Rero reka ngusengere kugira ngo Imana ikugirire neza kandi ukomeze kuba mu mugambi w'Imana. Uwiteka Mana, ndagushimiye urukundo rwawe, imbabazi zawe, ndetse no kugira neza kwawe kwinshi. Nguhimbarije mwami kubwira ijambo, ngaho reka rino jambo rigende rikora ibikomeye n'ibitangaza ku bantu bawe, ribabohore, ribakize, ribongerera imbaraga, bamenye urukundo dukunda ko rutarondoreka, bamenye neza yuko ibyo ducamo bitugoye, bituremereye, Uwiteka wemera kugira ngo bitube, kugira ngo tubashe kugirana ubusabane no kugusobanukirwa no kumenya imbaraga ziri muri wowe. Rero ndagushimiye ko byumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti mbisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Bye.